nakuzana ijambo ry'ubuhanuzi nubwo hari abatifuza kubaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko irategetse ngo baho. Hari abatifuza gukomeza kwicara kuri iyo ntebe wicayeho ariko Imana irategetse ngo hicare. Hari abatifuza kuguma muri urwo rw'Imana yakubakiye ariko irategetse ngo rwicaremo. Hari abatifuza kuzamurwa ariko kubera itegeko ry'umwami irategetse ngo baho, zamurwa, shirwaho ngaho batifuza kushyirwa ariko kuko Imana ibitegetse urahajya batabigize muri kandi uhajya kuko ari imbaraga z'Imana zibikoze. Birashoboka ko watawe bavandimwe bakaguta, wo mwashakanya akaguta, wo mwose rimwe akaguta, hajya hagera abantu bagatabwa n'ubanyuzeho wese ntabagirire ibambe kubera ko batawe. Ariko ndashimira Imana igitoragura batawe, ndashimira Imana igisanga batawe ikabaturaho ijambo ryo kubaho. Kandi abarimbyi bavuze ngo ijambo ryiwe rirarema, ijambo rye rirarema, ijambo ryiwe rirarema, ijambo rye rirarema, ribesha ibitariho bikabaho. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha, reka dushimire Imana iduhaye umwanya mwiza, namwe tubashimire kandi ko mukomeje kubana natwe umwanya mwiza w'ijambo ryayo. Rero reka dusenge maze dusabe Imana kubana natwe muri uyu mwanya. Mana turagushimiye kuri Imana nziza kandi uri Imana yo kwizerwa, ngaho nkundira abana nanjye muri uyu mwanya w'ijambo ryawe kandi abagiye kuryakira nabo ribaremera ibyiringiro kandi ribamo imbaraga kandi risohoza icyo waritumye ni mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 16 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Hari ijambo rivuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu umenyesha Yerusalemu ibizira byawe. 3 uvuga utuku ni ku mwami w'Uwiteka abwira ab'i Yerusalemu inkomoko yawe na kavukire yawe, uri wo mu gihugu cy'i Kanani, so yari umwamoni na we nyoko yari umuhetikazi. 4 kavukire yawe umunsi wavutseho umukungo wawe ntibawushariye kandi ntibakujaburiye n'amazi ngo ubonere, ntabwo waruhije usigwa n'akamuri habe no kugushyira mu twahi tw'impinja. 5 ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. 6 nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima, ijambo rivuga ngo nubwo hari abatakwifuriza kubaho ariko Imana itegetse kubaho. Nubwo hari abatakwifuriza kubaho ariko Imana itegetse kubaho. Reka mbisubiremo, nubwo hari abatakwifuriza kubaho ariko Imana itegetse kubaho. Ntabwo ari ibyisabye ahubwo ni itegeko. Reka nkubwire wowe uneza amatwi ufite ubwoba bw'ibihe n'iminsi, bw'abantu bakubwira ngo ntuzabaho, bw'abakubwiye amagambo agukomeretsa ntacyo uzimara ntacyo uzigezaho. Ayo magambo yose bayavuze bakubonye, ariko iyakumenye utarabaho irategetse ngo genda ubeho. Yabwiye Yeremiya ngo nakumenye uturaba urusoro mu nda ya mama wawe, ndakweza ndagutunganya, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. None mbwira, niba hari imbaraga zihagurutse kurwanya Yeremiya Imana yamenye atarabaho, zamushobora gute kandi atarashyira mu bikorwa icyo yashyiriweho? Ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. None hari imbaraga, hari amaboko ahagurutse kuburizamo Yeremiya, ariko se ayo maboko yashobora Yeremiya gute kandi cy'Imana yamushyiriyeho atarabaho kitarasohora?
haleluya. Mbere yuko twebwe tukubona, mbere yuko tukumenya, Imana yakumenye kera. Hari abaririmbye ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari idufite mu bitekerezo byayo. None abarozi bahagurutse kubera ko bamenye ko wabayeho. Ariko Imana yakumenye yo utaraba n'urusoro, n'ababyeyi bataratekereza kukubyara. Yari igufite mu bitekerezo byayo kandi yari igufiteho umugambi. None ninde wahaguruka, ni ikihe kinyembaraga, ni ikihe kinyamaboko, ni ikihe kinyabushobozi cyaburizamo umugambi Imana yagennye kera isi itarabaho? Nje kukubwira ngo nubwo harabatifuza kubaho, ariko Imana irategetse ngo genda ubeho, genda ubeho, genda ubeho. Abarozi batabishaka kubeho, uko zaba zimeze kose irategetse ngo genda ubeho. Haleluya, haleluya. We wabonaga birangiye kandi ubona birangiye, ariko genda ubeho. Yaremye isi n'ijuru, iyahanitse ikirere, iyaduhaye guhumeka nta kigega, iravuze ngo genda ubeho. Kandi mbibutse ko ibiturwanya ni ibiremwa, iturwanirira n'umuremyi. Ibiturwanya byararemwe, ariko Imana ije kukurwanira niyo yabiremye. Kandi Zaburi ya 93:4 haravuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Genda ubeho, ubirusha imbaraga aravuze ngo genda ubeho. Kandi ivuze ngo baho nta cyakwitambika. Iyo ivuze yego nta uvuga oya, niyo ivuze oya nta uvuga yego. Genda ubeho. Wewe waruhagaritse umutima ko ejo hawe hadahari, iravuze ngo genda ubeho. Bibiliya igaragaje uyu mwana wavukiye mu moko abiri asa naho atandukanye. Kuko ku murongo wa 4 havuze ngo kavukire yawe, umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawushariye, kandi ntibakujaburiye n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa n'akamuri, habe no kugushyira mu twahi tw'impinja. Nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. None ku murongo wa 3 bavuga ngo uvuga uti, uku ni ku Mwami Uwiteka abwira Yerusalemu, inkomoko yawe na kavukire yawe uri wo mu gihugu cy'i Kanani. So yari umwamoni, nawe nyoko yari umuhetikazi. Bari abantu baturuka mu moko abiri atandukanye. Iyo usomye amateka usanga nyine harabayeho ikibazo cy'uko nyine bashakanye batari bakwiye gushakana. Uyu mwana bamubyaye ngo bamuta ku gasozi kubera ko batigeze babyumvikana, n'ababyeyi batabyumva, ariko bamuta ku nzira. Bamuta ku nzira ngo nta wigeze amurebana imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Bamutaye ku gasozi kubera ko yaragawe, kuko yari yavutswe yaragawaga. Bamuta ku gasozi, bamuta ku gasozi. Birashoboka ko watawe uri mu bihe byo gutabwa, birashoboka kuri mu bihe byo gutabwa, bavandimwe bakaguta, uwo mwashakanya akaguta, uwo mwavukanya akaguta, uwo akaguta, uwo mwose rimwe akaguta. Hajya hagera abantu bagatabwa, n'ubanyuzeho wese ntabagirire ibambe kubera ko batawe. Ariko
ndashimira Imana igitoragura batawe, ndashimira Imana igisanga batawe ikabaturaho ijambo ryo kubaho. Kandi abaririmbyi bavuze ngo ijambo ryiwe rirarema, ijambo rye rirarema, ijambo ryiwe rirarema, ijambo rye rirarema, ribesha ibitariho bikabaho. Ariko aho bamutaye ku gasozi, aho bamutaye ku gasozi bazi ko byarangiye. Niko bene se wa Yosefu bamutaye, baramwohereza bati bye birarangiye. Ariko gatandatu havuze ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Aho yatawe yigaragura mu ivata, nta twenda twimpinja, nta wamukuye ivata mu kanwa, yigaragura muri iryo vata, ari mu ivata, nta wamugirira ibambe kuko yagwawa. Ariko Imana imurebye ari mu ivata, Imana nimurebe muri iryo vata aho yatawe ku gusoza, ivuga ijambo, iravuga ngo nubwo uri mu ivata, nubwo uri mu ivata ryawe, njyewe ndategetse ngo baho. Nakuzana ijambo ry'ubuhanuzi, nubwo hari abatifuza kubaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko irategetse ngo baho. Hari abatifuza gukomeza kwicara kuri iyo ntebe wicayeho, ariko Imana irategetse ngo hicare. Hari abatifuza kuguma muri urwo rw'Imana yakubakiye, ariko irategetse ngo rwicaremo. Hari abatifuza kuzamurwa, ariko kubera itegeko ry'umwami irategetse ngo baho, zamurwa, shirwaho ngaho batifuza kushyirwa, ariko kuko Imana ibitegetse urahajya batabigizemo uruhare, kandi uhajya kuko ari imbaraga z'Imana zibikoze. Harabarimye ngo nta cyakwitanga umugambi w'Imana, ihora iteka iwubereye maso mu bintu Imana irinda umugambi wayo. Rukaza ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Petero haba ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirusha ayandi yose gukomera, tuzaba tugize neza nituryitaho, kuko rijya rikesha ahantu hacuze umwijima. Ijambo ryiwe rishyiraho inzira, ijambo ryiwe rishyiraho ubuzima, ijambo rirema hatari hahari hakabaho. Ngo isi yari iriho itagira ishusho, ngo ariko umwuka w'Imana agenda hejuru, ngo aravuga ngo nihabeho umucyo, umucyo ubaho, habeho umwijima, umwijima ubaho. Ahumutse haraboneka kubera ijambo. Byose byaremwe n'ijambo. Umuntu ni we wenyine Imana yaremye ikoresheje intoki, ngo imuhumekeramo umwuka w'ubugingo abaho. Ariko ibindi byose ni ijambo ryavuze ngo baho, 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 baho. None irongera avuze ngo nubwo hari abatifuza kubaho, baho, baho kuko Imana ibivuze. Tera imbere kubera ko Imana ibivuze, zamurwa kubera ko Imana ibivuze, byara kubera ko Imana ibivuze. Harabavuze ngo ntuzabyara, ariko kuko bivuze ngo byara genda ubyare. Haravuze ngo ntuzashaka, genda ushaka kuko Imana ibivuze. Irabivuze genda, bigiye kubaho uko bivuzwe n'akanwa k'Imana. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri yarabivuze, irongeye ibisubiremo, genda ubeho, genda ubeho, genda ubeho, baho, baho, baho. Ndabivuze, Uwiteka arabivuze genda ubeho, kuko ari akanwa k'Uwiteka akabivuze genda ubeho. Uwiteka arabivuze genda ubeho. We mama nteza amatwi, genda ubeho. Mugore genda ubeho, mupapa genda, mukobwa genda ubeho. Irabivuze genda ubeho. Nta wavuguruza icyo Imana yavuze, genda ubeho. Nubwo uri mu ivata ryawe genda ubeho. Imana ya Isiraheli ivuga bikaba, yategeka bigakomera, ishyizeho itegeko rivuga ngo genda ubeho. Mu izina rya Yesu genda ubeho, kuko ari akanwa k'Uwiteka kabivuze. Genda ubeho, kuko ari imbaraga z'Imana zibikoze. Genda ubeho. Iyo usomye ku murongo wa 8 haravuga ngo nuko nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze ngutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe, ndetse narakurahiye nsezerana nawe, maze ubu wanjye ni kumwami Uwiteka avuga. Umwe wari mu ivata ngo yageze igihe agera no mu gihe cyo kubengukwa. Ndashimira Imana ijya yambika n'ubwambure bwacu. Hari ibihe umuntu ageramo akamera nk'uwambaye ubusa, ariko ndashimira Imana ijya yambika n'ubwambure bwacu.
ndashimira Imana ijya yambika n'ubwambure bwacu ngo kandi ngo yongeye kumunyuraho ngo aramwitegereza ngo yongere kunyureho yakunyuzeho baho yongere kunyureho ngo imunyuzeho ngo yongeye kumunyuraho ngo iramwitegereza ngo ibona ageze mu gihe cyo kubenguka ariko ibona ngo hari ubwambure irabwambika iravuga ngo uri uwanjye. Ndashimira Imana igisanga hari ubwambure dufite ikabwambika. Naho abandi basanga ari uburyo utambaye bakarushaho kukwambura ubusa, ariko ndashimira Imana igisanga twambaye ubusa ahubwo ikahisha ubwambure bwacu kugira ngo ikomeze iherekeze rya jambo, kugira ngo ikomeze irinde rya jambo rivuga ngo baho baho baho. Iyamunyuzeho ari mwivata iramubwira ngo nubwo uri mwivata genda ubeho, kandi ngo yongera kumunyuraho ibona ngo imwitegereje ibona ageze mu gihe cye kubenguka, ibona nicyo giharimo. Iramubwira ngo yewe ndabona kugeze mu gihe cyo kubengukwa, ariko hari ubwambure ufite, ngo irabanza ihisha ubwambure bwe kubera ko ndashimira Imana yo kabyara aho kugira ngo yitwambure yo ihisha n'ubwambure bwacu. Wowe warunteze amatwi, wowe turi kumwe, warumeze nk'uwatawe ku gasozi, warumeze nk'udafite kirengera, warumeze nk'uwatawe wenyine. Nari nguzana ijambo ry'ubanuze ngo nubwo hari abatifuza kubeho, Imana itanze itegeko genda ubeho kubera ko Imana ibivuze. Nta kinyamaboko, nta kinyabushobozi, nta kinyembaraga, nta kiri hejuru na kimwe cyavuguruza ijambo Imana ivuze. Hari ibyo abantu bavuze, ariko hari n'icyo Imana ivuze. Kandi bibutse ikintu kimwe, abantu bavuga Imana ikabavuguruza, ariko Imana yavuze nta wayivuguruza. Niyo mpamvu muri Yohana handitse ngo icyo yanditse yaracyanditse, iranditse irongeye irabivuze, genda ubeho, genda ubeho, genda ubeho, genda ubeho kuko bivuzwe n'Imana. Wabonaga kubaho kudahari, ariko iravuze ngo genda ubeho nubwo hari bitifuza kubaho. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Muhundire dusenge dushimire ivuze ngo tugiye kubaho, tuyishimire. Kandi irabivuze, kandi ikivuze kingana n'ikikoze. Mbibutse ko n'ijambo yavuze gusa genda ubeho niryo ryonyine, ariko mu ijambo harimo ubuzima, mu ijambo harimo ibyo kurya, mu ijambo ivuze harimo byose ukeneye, mu ijambo harimo inzu, harimo urugo, harimo abana, mu ijambo ryonyine ivuze harimo gukomera. Mu ijambo iravuga bikaremwa, iravuga bikaremwa, iravuga bikabaho, iravuga ibidafite ubuzima bigahabwa ubuzima. Muri yo buharambwe ngo ijwi ryayo rikokora amashami, ngo ijwi ryayo riramburuza impara, ijwi ry'Imana rireme bitariho bikabaho. Uyu munsi irakubwiye ngo nubwo hari abatifuza kubaho, genda ubeho ko bivuzwe n'akanwa k'Imana. Ndagushimiye kuri Imana nziza, ngushimiye kuri umukozi w'umuhanga, kandi gushimiye kuri umugwaneza. Hari bitifuzaga ko tubaho, hari n'ababonaga bakabona ntibariho ko batawe ku gasozi kuko yari yaratawe, ariko watuye ijambo rivuga ngo nitubeho kuko bitegetse. Ababyeyi nibabeho, abapapa nibabeho, abasore n'abakobwa nibabeho, abana bato nibabeho, kuko ijambo ryaravuze ngo nitubeho. N'uyu ngo yari uruhinja rwigaragura mu ivata, uravuga ngo nabeho, kandi abamubyaye bamutaye, ariko uravuga ngo nabeho. Ntiyabeshwaho n'ibere rya mama we, ntiyabeshwaho n'umwenda wa mama we, abeshwa n'ijambo wavuze ngo nabeho. Ngo wongera kumunyuraho ubona umwitegereje ngo barageze mu gihe cyo kubenguka, ngo ariko ubona hari ubwambure afite, nguhisha ubwambure. Niba hari abafite ubwambure ubahishe, ariko soza icyo wavuze ku buzima bwabo. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza, genda ubeho kubera ko Imana ibivuze.